ninjiye mu buhanuzi bwo kwimika perezida, kandi nimure perezida mu bushobozi Imana yampaye, mu butware data yampaye nk'umuhanuzi profeti. Kandi Imana niba yarasutse amavuta hano, genda, hari abagenda bahanura ibyo bumvise. Habiyambere Martin, ntabwo ndi umwana w'umuhanuzi, simpanura ibyo numvise. Umuntu uzambwira ati ibi bintu wabyumvise kuri TV iyi n'iyi, oya, njyewe ndi intumwa isengeye, itoranyijwe, kandi ubutumwa bwanjye ntibuvangavanze n'ibindi. Uyu munsi ndashimira Imana. Sasa rero abarundi bamaze igihe bategereje perezida n'amaboko abiri n'intambwe ebyiri. Ntabwo jye nizigiye inkoho ziri muri opozisiyo, nta nubwo nizigiye abasiyase benshi ngo bari muri diplomasi, oya. Habiyambere Martin tekeshezerederere ubwanjye nk'umuhanuzi, inkoho Kristo yashyize muri jewe, aka kanwa gusa, iki kiganza gusa kirabaye, kirahagije ko tuvuga ngo habeho kwimikwa ndetse habeho kwimurwa. Ntabwo rero ibyo tuvuga ngo, kandi ntabwo ibindi kubihanura ngo bizaze mu kazoza, ahubwo Bibiliya ivuga ngo ni muboha nzaboha, nimunabohora nzabohora. Ni nayo mpamvu Eliya yagize ubushobozi kuri Ahabu. Rero abo byanze, abo abananiwe, abagerageje bikanga, sadepa. Kandi ndiseguye ku badede n'abasendi DDFDD, ntabwo ari jyewe wimitse, sinanjye wimitse, ariko natoranyijwe nk'umuhanuzi. Ubuhanuzi bw'ibimenyetso bwarangiye, ubuhanuzi bwo kubabwira ibimenyetso mugenda mubona ko ari Imana byarangiye. Hano uwizera ko ndi intumwa sava, utabyizeye sava, ubona ko natumwe ame, utabibona sava. Mugabo ubu tuvugana ndi umwe mu bantu Imana ihagurukije mu minsi y'ukwa 12 kugira ngo nimike kandi nimure mu butware Imana yampaye. Rero ndagira ngo mbamenyeshe ko abarundi benshi ku Mbabazi TV gatatu mutegereje Imana yantoranyije, yantumye kwikora. Haleluya. Mutegereje ko ikora. Mwihanganira amashusho, ntabwo nazanwe no kubaha amashusho meza isura yanjye, ni byiza nabyo mugabo, ijambo Imana yantumye niryo mbazaniye. Bityo rero ntihagira uwo tugira ibyo dusitaraho ngo amashusho ntasa neza. nyine natwe turabibona, imvura iri kugwa, turi igihe cy'imvura kandi burije, kandi ubu buhanuzi buraye budasohoye. ngira ngo naba ndi bubazwe byinshi mu mwuka, sinzi ko naryama. aho kugira ngo rero Imana ize kumeza umwuka, mureke tubizeze waye, mureke tuvuge koko Kristo aduhaye icyo kuvuga. Ntabwo munihangane, harimo amajwi y'imvura, nabwo mbiseguye. Mugabo nagira ngo menyeshe Evariste Ndayishimiye, Reveriyani ndi kuri yo, Imana yampaye ubutware, imana ubushobozi noneho bwo kubamenyesha no kubatangariza ko igihe cyanyu kirangiye, expired. Kandi sinjye ukirangije, ahubwo ko muzi habaho isaha z'abazungu, karindariye igihe, ibihe. Buno ubutumwa afite muri iyi nubwo kwimura ndetse nubwo kwimura. Buno rero mbwire inshuti zanjye muri Kristo Yesu n'abandi bantu batanizera iby'umwuka wera, bategereje ubutabazi, bategereje ubufasha aho bwava hose, Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, nagira ngo mbatangarize ko Imana yururutse. Yururutse mu kuboko kwayo, mu bushobozi bwayo, mu ijambo ryayo, mu nkomezi zayo.
Abarundi bamaze iminsi bategereje umukiza n'umutabazi n'umurengezi. Njyewe amavuta Imana yampaye none navuga ngo uhereye uyu munsi turi ku wa gatatu merekereze, uhereye uyu munsi ni too much. Nagira ngo nkubwire ko Imana iri muri nge n'Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirava hejuru y'abanyamurenge n'abanyafurika, harimo mu nyungu zayo jamais, mu nyungu z'Imana very good. Hari igihe umuntu aba igihamana cyangwa akigira ikimana jamais. Mu butumwa, mu bushobozi Yesu yampaye, masengesho nindakumirwa mu nyumve mu ntahure, nta karimba amasengesho adashingura, nta mupaka amasengesho agira, ntacyo amasengesho adafiteho ubutware. Donc nta hantu na hamwe hafite ijambo. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye, kuko yayatubwiye, ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahawereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Rero nzanye amavuta yo kwimika kuko Imana yayampaye, nzanye n'amavuta yo kwimura kuko Imana yayampaye. Iriya perezidanse ninde ugiye kuyicaramo? Pia bokeshezerere n'Uwiteka mbwiye tugomba kwimika ni Dawidi, aracyari mu ibanga. Ninde ugiye gukura Gitega iyi akayigarura mu murwa? N'Uwiteka yatoranyije ko agiye gutondeka akabishyira ku rutonde. Bityo rero hari abategereje Kristo ko agiye kwimura neva mu nzira izo arizo zose. Burya Imana yampaye ubutumwa bwo kwihanisha CNDD-FDD. Imyaka igera mu 9 dusengana, tuyaga, turi kumwe, ntabwo babashije kumva ubutumwa. Imana ituma Gakwaya, ntabwo babashije kumva ubutumwa. Ituma n'abandi batandukanye, ntabwo babashije kumva. Buno rero impagurukije kubwira abarundi bari mu gihugu no bari hanze y'igihugu ko CNDD-FDD ibyayo biraheze. Ibyayo bigize gute? Siyambokeshezerere biraheze. Ahubwo uwo twategereje, uwo twiringiye, nguyu araje. Rero Imana yambwiye ngo nkorane na marayika ukora ku murango, nkorane na marayika ukora mu ijoro, nk'umuhanuzi wimitswe n'Imana. Yewe mpamya ko ndi igiti cy'umwimerere. Ubu noneho muri ikanzu iyi ndwi n'itaha aya mavuta turayagenderamo. Haleluya. Tutibagiwe kubabwira ngo nawe ubwawe personnel ukeneye ko Uwiteka umubona mu isezerano yagusezeraniye. Ariko hano ubutumwa mbazaniye, abantu bose bakomanze bikanga, abasabye bikagorana, abantu bose bagiye bashakisha hirya no hino bagakubita hirya no hino bikanga. Nagira ngo nkumenyeshe ko Uwiteka yambwiye ngo ukorane na marayika ushinzwe igisoda cyo ku butaka, ushinzwe igisoda cyo mu kirere. Tiyembokeshere iyimika ntihagire uwimo, kandi yimura ntihagire uwimika. Shinzwe igisoda cyo mu mazi. Buno rero genda ndiyangaje, ndazi ko muri buntuke, muri bunyange bamwe bari babifisemo inyungu cyangwa umutahe cyangwa imvo, mugabo mwanya nka mwankunda. N'ubutumwa Imana yampaye, ni misiyo Imana intumyemo ngomba gukora ntagabanyije ntanongereye. Sasa tugiye kwinjira rero mu gihe nk'iki.
Sebarundi mbone nk'inshuti yawe. Yego, ntabwo Niyombare azafungwa n'intwaro ya CNDD-FDD. Simvuze ko atazafungwa mirere na mirere, ariko sinkubwiye ko CNDD izarinda irangira idafunze Godfrey General Niyombare. Hama ikindi nacyo, ipfu abarundi benshi bapfuye ku ntwaro y'abadede, navuga ngo ubu nibwo mugiye kuronka inyishu cyangwa se hepose cyangwa se igisubizo cyiza cyuko Imana ihinduye guverinoma, kuko jyewe hano Mareka yanyimuye, kandi nawe niba ukunda ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3 tujane mu kindi kiciro. Ubu ngiye guhanura ibindi. Ibi byose byasohoye, amen, coup de chapeau, umukama bishimirwe. Ntabwo rero isezerano risohoye iby'Imana irabishimirwa, ariko hakaba donc ibijyanye n'ibimenyetso byose, niba hari umuntu ugitegereje ikimenyetso yaba ari kudusubiza inyuma, niba hari umuntu ugisaba ibimenyetso yaba arimo arasubiza ibintu inyuma. Ahubwo amakuru ufite meza y'umugisha ni uko tugeze igihe cyo kugira ngo musubizwe. Amasengesho asigaye, kwizera gusigaye, kurorera bisigaye, kuba duhagaze tudatsinzwe n'uburiganya bwa shetani, mukabona Imana yururutse gukorana ibitangaza n'abarundi n'abarundikazi. Nakubariye ubu ngubu mugiye kubona intwaro cyangwa se ingoma y'abadede irangira. Fini. Jewe nitwa Habiyambere Martin, prophète, mimiko general. Nimbivuga uku ntabwo mvuze ko ari jewe wabishyize muri budget, muri pura, oya. Uwo shima ntabwo n'ibintu ndi guhanura ari muri nza. Nakubwiye ko je ntaba muri nza. Niba Imana yarasutse amavuta mu ruhange kanyimika, kama inkoni yo kurongora, yo ikaba ari y'imbyara mu bushobozi bw'Umwuka Wera, nukuri nta nubwo nkwiye kuba ndi umuhanuzi uvuga ukwezi kumwe, 2, 3, nuko gusa habayeho ko abarundi bose bamenye iyi nkuru cyane, ndetse tukanababwiriza, kuko ibyavuzwe ni byinshi, ibyari biri kuvugwa ni byinshi. Mu busanzwe ntabwo umuhanuzi avuga ikintu nk'uri kwigisha alphabet, oya. Ahubwo twebwe ijwi n'ijambo dufite imbere y'Imana Data n'Umwami wacu Yesu Kristo, nkumenyesheje, nkubwiye ko buno tuvugana, Mungu asifiwe, buno tuvugana njye ndi umuhanuzi wo kurambura ikiganza kikimika ikindi kikimuka. Ntabwo amasengesho yacu nindakumirwa, ubutware bwacu bugera hose. Hari igice cya mbere gisohoye cy'ubuhanuzi, iki ni igice cya kabiri kitarimo ibimenyetso. Ngiye guhanura ubuhanuzi, ngiye kuvuga ubutumwa butagira ikimenyetso. Ni ukuvuga ngo iminsi duherereje inyuma nagiye mbabwira ngo hazaba ibi, hagiye kuba ibi, ngo mwitegereze ibi, hagiye kuba ibi. Ubwo ibisigaye bitaraba ibimenyetso mwari musigaje kubona, ibyo bizaza twe twaragiye. Rero ubuhanuzi bwa mbere hano tugiye kuyaga, ndababwiye ngo Sebarundi agiye kuva ku ngoma. Uko ni ukuri kujuje ukuri kuvuye mu ijuru. Reka mbivuga uko nguko kandi ubyumva uko nyine. Buno rero tuvugana Evariste Ndayishimiye ntabwo ari we uzafunga Godfrey Niyombare we na Eva ntuza Reveriyane Ndikuriye, oya. Ahubwo njyewe ubutumwa nzanye, barundi kazi, mwarishwe, mwarababajwe, mwarakubiswe, mwiyambaje amaboko atandukanye, baragerageje kudeta, baragerageza iby'amahera, ibyo byose biranga. Nagira ngo nkumenyeshe ko, nagira ngo nkubwire ko
ni ukuri kwiyantumye yampamagaye sendi dede mugabo niseguye ku bantu ntabwo ari njye uyikuyeho ivuyeho ngiye kukubwira ukwezi kuko sinjya mpanura ubuhanuzi bwo muri nza simba muri nza ahubwo igihe nicyo gihe kandi igihe kigomba kuba ari igihe nyine izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Buno rero turi kuvugana nuko harimo n'uwabajije ngo ese ngo abanyamurenge ipfu bari gupfa n'izo bapfuye ziri muri Kongo ngo n'u Burundi abari butabarwa imbere ni bandi? Abanyamurenge n'abarundi abari butabarwa imbere ni bandi? Murakurikirana muri kumwe, ni nayo mpamvu no ku ifoto wabonye bariho ndetse n'abarundi bariho. Mugabo marayika utabara abarundi yaje mu minsi iri imbere, nzaba hano bw'abanyamurenge. Marayika utabara uburundi yaje. Ntabwo buno buhanuzi ari ubw'ibimenyetso, ntabwo ndi mu gihe cy'ibimenyetso. Hama rero Eliya kugiye yari afite ubushobozi bwo kuvuga ngo Ahabu egura, kugiye yari afite ubushobozi bwo kuvuga ngo Ahabu egura, tanga imihoho, temba hageze. Ntabwo mpamya ko tugiye mu gihe cyo kuririmba cyangwa cyo kubabwira ngo bizaba, ahubwo igihe mwumviye ubutumwa kirahagije ko bona ahubwo mubona Imana ishikana isezerano. Amen. Nicyo gice cya kabiri rero natangaje tugiye kujyamo, nicyo kubabwira ngo Evariste Ndayishimiye yavuyeho, nicyo kwakira marayika ugiye kwimika, marayika ugiye kwimura. Iki nicyo gice turimo. Sinzi kubyumva cyangwa uri bubyemere, mugabo nicyo gice turimo, ni nacyo gice buno tugiye kusemerera. Tubwire abarundi ngo nimwitegure perezida mushya. Noneho rero jye nimbivuga uko, ntabwo nizigiye inkoho nyinshi zo muri Red Tabara kwa General Niyombare, zo kwa Sultani Makenga muri ma 23, kubwiye ko umuhanuzi nta dini agira, nta gihugu agira, nta bwoko agira, nta nza agira. Urukundo rwacu n'urwo gukunda abantu ko babona ubugingo. Hama rero kubw'ibyo mbwira abantu ngo twiringiye ishobora bingahe byose. Mu busanzwe niba ndi umuhanuzi, nkaba ndi umuhanuzi watoranyijwe n'Imana, nkimikwa n'Imana, mpamya ko nta ngwano zindi, nta gaspillage zindi, nta dranjoma zindi, ahubwo mbwira abarundi ngo jewe ndi umuhanuzi ufite ubushobozi Imana ibimpaye. Itabimpaye jamais. Uhanuye atari yihanuye ntacyo bivuze. Mugabo niba ari yivuze ngo hano shuti yanjye, nkubwije ukuri ko ngiye ubu ngiye kwimika perezida na nimure perezida mu gutwara Imana yampaye. Ni ukuvuga ngo hari umwana w'isezerano turuka kuri Isaka wa Birahimu na Isaka na Yakobo, hakaba n'umwana utari w'isezerano uturuka kuri Hagayi na Ishimayeli. Ahari kujya ntabwo ariho uri kujya, kandi ahari kujya siho ndi kujya. Excuse me. Twebwe dufite ibarabara rishyika mu ijuru aho twakomotse, aho duturuka. Ntabwo twebwe turabisi, ntabwo turaba umubiri, ntabwo turaba siyasi, nta nubwo turaba shetani. No, muri ubwo bwami turapereseza tukavuga ngo turabana b'Imana, kuko twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, aduha gucika abana b'Imana. Niko bimeze uyu munsi wa none. Niba ubyizeye hano ku Mbabazi TV 3, ndagira ngo ube umuragwa. Turi mu isi, Yerusalemu ni yacu, tugeze mu ijuru, ubwami bw'Imana ni ubwacu. Mungu asifiwe. Hano rero biguma byoro, tugomba kubona uwabambwe. Tunasayiri kuabudiwa, unasayiriye Yesu, unasayiri kuabudiwa, unasayiriye, unasayiri. Hariya iki gihe rero turimo, njyewe iki gihe ndimo, buno tuzi ko bukeye, tuzi ko bwije. Buno nzi ibyo ndi gukora, nawe uzi ibyo uri gukora.
iki gihe turimo tugomba kuba dufite ubwenge buva ku Mana, tukamenya gutandukanya ukubafu n'ukujyo cyangwa no kujyo nyene. Mungu asifiwe. Niba rero tumaze kumenya ubwenge bwabo turibo, kamemu tumenya n'ibyo tugomba gukora ibyo ari byo. Niyo bwije urabimenya, niyo bukeye urabimenya, ariko ibyo ntabwo tubimenyera. Isi yaremye isaha, time, igihe, isaha, ingengabihe. Aya masaha iyo saa saba zigeze umenya ko ari saa saba z'umurango, cyangwa se iyo midi zigeze z'ijoro umenya ko ari midi. PMI, amasaha yawe ukayabara neza. Kinaragwana ribarikiwe. None uyu munsi wa none rero, mu izina rya Yesu Kristo, nagira ngo nkusabe, nagira ngo nkumenyeshe, nagira ngo nkubwire, mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe kandi waducunguye. Iki gihe turimo turakibyaza umusaruro mu kuri no mu mwuka, kandi dufite urugendo rwerekeje mu ijuru, kandi dufite iyo turi kuva, dufite n'iyo turi kujya. Imana ihabwe icyubahiro. Tugomba kumenya rero aho twavuye, tugomba kumenya ko ariho tuzanasubira, tugomba kumenya ko turi abana b'isezerano, tugomba kumenya ko iby'isi n'ibyo ari ibya Data, tugomba kumenya ubutware bw'Imana, tugomba kumenya ubushobozi bw'Imana, tugomba kumenya ijambo ry'Imana, tugomba kumenya agakiza k'Imana. Haleluya. Tugomba kumenya ko Imana ariyo yadutoranyije, ko Imana ariyo yaduhamagaye, ko Imana ariyo yadukunze, kandi ikadukunda urukundo ruhoraho, ikatugabira, ikaduha gucika abana b'Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Ninde uri kukubuza isezerano? Ninde uri kukubuza ikanani? Ni iyihe blockage? Ni ikihe kintu kiri kukuzibira? Akarimbi kose gashinguke muri uyu mwaka. Onodi Jesu, uri umuragwa, amaboko yawe mu izina rya Yesu, intambwe zawe, uruhanga rwawe. Haleluya. Uri umwe mu baragwa b'ubwami bw'Imana isumba byose, ishobora byose. Nagira ngo nkusabe, wizere Imana n'umwami wacu Yesu Kristo, uyoborwe n'umwuka wera. Tumefika. Haleluya. Uyu mwaka rero uri imbere, tuzasenga tuza abo turiho, tuzagenda tuza aho tugiye, kandi tuzagenda tuza aho tuvuye, kandi tuzaba tuzi gutandukanya igihe twabayemo abantu batatuzi, natwe tutiyizi. Tumenye ko Imana ariyo yabanye natwe kubw'umugambi wayo. Tuzamenye iki gihe turimo ko Imana yakigenye ko tukibamo, tukizi, tuyizi mu buryo bw'umwuka. Hamba turi gukorera ikindi gihe tugiye kuzaragwa, kuzabana na Kristo, kuzimana na Kristo ingoma imyaka 1000. Mungu asifiwe. Haleluya. Njyewe ndahamya neza ntashidikanya, kino gihe cyo kuzaragwa ubwami bw'Imana ubari cubera amaso. Mwami Yesu, turagushimiye. Uduhe kugendera iburyo, uduhe kubibira iburyo, uduhe gusarurira iburyo. Umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere yawe. Ibi bihuko ari bitatu, umuntu wese abitandukanye mu mwuka no mu mubiri abimenye kubibamo neza. Murinzi wemenyesha igihe iwacu se ni muhero, ati ijoro ryijimye cyane turacyaha nyuma. Ntukarire ukomeze, nturorere kwiringira, kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Murwanyi we cyo mbwira nawe asubiza yitonze ati, dororo gamba ruzashira guma mu ntambara. Dororo gamba ruzashira guma mu ntambara. Nubabare wihangane wireke
imirimo yawe tuzabona igihembo kiza nidutabaruka. Tuzabona igihembo kiza nidutabaruka. Ndacyabaza ibyaremwe byose bisubiza bitya biti iyi si yaciza gushira hazindi horaho. Umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi ibyaremwe uko bingana byiteza impanda ye. Kandi ibyaremwe uko bingana byiteza impanda ye. Twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi. Duhumure tuzaruhuka tutakibabara. Duhumure tuzaruhuka tutakibabara. Twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi. Duhumure tuzaruhuka tutakibabara. Ntukarire tuzabana ibyago bizashiraho. Ntituzabura aya mahoro kwa Yesu mw'ijuru. 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 Indirimbo ya 385 twari turi gufatikanya. Uwiteka aguhe umugisha. Twihuse turareba icyo Bibiliya ivuga mu isezerano ry'ubu rishya n'irya kera. Ndagaruka mu butatu butagatifu, ndetse ngaruke nishimiye kukubwira ngo wabayeho mu bihe bitatu, ariko igihe kimwe kiruta ibyo bihe byose n'ikimana izakwishyuza, ni nacyo Imana ikubaza, ni nacyo ngiye kubwira abantu ngo Imana irifuza ko ubaho muri uyu murongo, ubaho muri ubu buzima, uri muri iyi nzira. Mungu asifiwe. Hari igihe wabayeho so na nyoko batakuzi kabisa. Hari igihe wabayeho nawe ubwawe utiyizi. Ni ukuvuga ngo Yesu yaravutse, ariko avuka nta Yosefu atabonanye na Mariya. Uyu Kristo mu kuvuka kwe birashoboka ko umugabo yabyara, birashoboka ko umugore yabyara. Harimo umuntu wumva ko siyanse ariyo yamenye cyane ko kuvuka kwawe ari siyanse yabigizemo uruhare, cyangwa kuvuka kwawe oya wari mu mugambi w'Imana. Yesu yavuye mu ijuru aza mu isi, nta muntu wari umuzi, nta n'uwamwiziga, kandi anyura mu nda y'umugore aravuka, wahoze ari umwari, anyura mu nda y'umukobwa Mariya aravuka. Bibiliya iravuga ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya mama wawe, niko yabwiraga Yeremiya. Uyu munsi wa none hari umuntu uvuka akaba azi ko ngo koko ngo ubuzima bwe bwatangiriye mu nda y'umubyeyi wamutwise, cyangwa wakwibungenzaga, cyangwa mu buzima bwa so na nyoko. Utarashaka umugore, ataranasambana, yizeye kubyara. N'umukobwa n'umuhungu bose bizera kubyara. Uko kubyara ntabwo bituruka
ko mwebwe mwabiranye, ahubwo bituruka mu mugambi w'Imana. Ni ukuvuga mu ijuru hari abana, muri tekinoloji ya siyanse z'umwuka y'Imana hari uburyo Imana yo ibyesitara, umuntu akavuka ariko akanyura muri iyo sisiteme Imana yashyizeho ko habaho kurangurura amabanga ko bashakanye, umuntu akavuka. Ariko nguhamirije ko utaraba urusoro wari uzwi, kandi umugambi w'Imana kuri wowe ni muremure, ntabwo ari mugufi. Iyi ntego y'Imana n'inzira y'Imana ku buzima bwawe ni ukuri, ni umugisha, ntacyo nabigabanyaho, nta n'icyo nabyongeraho. Mugabo urumva ko waje mu isi ufite aho uvuye, ndetse wageze mu nda y'umubyeyi wawe ufite aho uvuye. Icyo ndi kwigisha, ndi kumvikanisha ngaha ni iki? Ni ukukwemeza ko umuntu abaho ibihe bitatu, ariko ibihe bibiri nibyo twe tubasha buno kuba dufite. Igihe wabayemo cya mbere uba mu ijuru, kuko uje mu isi uvuye mu ijuru. Rero Imana intego ye ni ukugira ngo uzasubire mu ijuru. Wowe ufite rero, hari igihe wabayemo n'umubyeyi wawe bisanzwe na papa na mama, ubabona nk'aho aribo bakubyaye, ari nabyo bititura abagombye gutanga amashimwe n'icyubahiro. Hari igihe umuntu yiyumvira ngo papa na mama ngo barambyaye, barandemye, Imana nibo yakoresheje. Oya, abo ni abakozi nk'uko nawe uri umukozi, abo ni ibyaremwe nk'uko nawe uri icyaremwe. Ni ukuvuga niyo mpamvu dusengera ingumba ikabona umwana kandi yaramubuze kandi iba yabira. Niyo mpamvu harimo n'ababura urubyaro burundu. Ntabwo rero abana ari abakorwa n'abantu, abana ntibava mu bantu. Nawe ntiwavuye ku muntu, ntukomoka ku muntu, ukomoka ku Mana. Buno rero ni nkubwiriza, ni nkwigisha, ndagira ngo biriya bihe yenda ushaka no kuba utabyitaho, habamo umuntu utita ku bintu, akaba we yavuga ngo kuba ndiho ni bisanzwe, kuba naravutse ni bisanzwe, na naka yaravutse oyaye. Ngo abo ntibavuka kubw'ubushake bw'umugabo, niko Bibiliya ivuga, cyangwa bw'umugore, ngo ahubwo baturuka mu bushake bw'Imana. Niba waravutse ku bushake bw'Imana, ukavuka ku mugambi w'Imana, excuse me, pardonne moi, iyo Mana ni gute utayimenya rero? Indogo bimenya shebuja, inka ikamenya urugo itahamo. Habura iki ngo wowe umenye ko Yesu yakubyariye kuzakuraga ubugingo? Habura iki ngo umenye ko umugisha wawe atari uwo mu bapfumu, ko umugisha wawe atari uw'ab'isi, ko umugisha wawe utari kombine n'uwo bapagani? Wowe ufite umugisha ukomoka ku Mana, kuko nawe uturuka ku Mana, uzanasubira ku Mana. Iyo Ishimayeli ari kujya, ntabwo ariho turi kujya. Kiriya gihe wabayemo ukiri urusoro, ntabwo ababyeyi bari bakuzi, mugabo Imana yo yari ikuzi. Utaraba urusoro, Imana yari ikuzi. Maze kuvuka ababyeyi barakumenya, nawe urakura urimenya, inshuti zirakumenya, abavandimwe. Nibyo koko umwanzi atangira kukumvisha ko ibyo ari ibintu bisanzwe. Ntabwo bisanzwe, habe na busa, ntabwo bisanzwe. Nukuri ntabwo bisanzwe, ndaguhamiriza ntabwo bisanzwe. Ahubwo ikikubwira ko bidasanzwe nuko uyu munsi wa none dufite iyo twavuye, kandi tugomba kuzasubira. Twaturutse ku Mana, tuzasubira ku Mana. Abavuye kwa Shitani bagomba gusubira kwa Shitani. Ni bande rero? Komeza urugendo wihanganye, kuko intambara ntizizashira. Dore Yerusalemu ngiriya, wamwamaje kutujyana. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo twizeye, wagendanye n'abatubanjirije akabageza i Kanani, wasohoreje amasezerano abo dukomokaho. Twebwe turabo mu rubyaro rwa Aburahamu na Isake na Yakobo. Twebwe turabaguzwa amaraso y'Umwami wacu Yesu Kristo y'igiciro. Bityo uyu mwaka ni umwaka w'umugisha. Ndahanuye Uwiteka Umwami wacu Yesu Kristo agutura umutwaro umaze igihe wikoreye, agukiza intambara umaze igihe urwana, mu izina rya Yesu Kristo. Uri umurago w'ubwami bw'Imana, wabayeho mu bihe Imana ibana nawe, kandi Imana ibasha kugutandukanya na Ishimayeli. Ntabwo ugomba kuba uwo mu bugaragwa, ntabwo uri Ishimayeli, ahubwo uri Isaka. Haleluya! Ntabwo ugomba kuba Yerusalemu yo mu isi, ahubwo uri Yerusalemu yo mu ijuru. Haleluya! Mwami Yesu, ndagushimiye ku ishengero yawe, wamviriye ukamenera amaraso,
hano hari abateze amatwi ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu. Nanjye ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, nanjye ndabasabira mu izina ry'Umunyanazareti. Haleluya. Baha umugisha Data, izi ni intama zawe, tujyane i Kanani. Haleluya. Tujyane i Kanani, tukiri mu isi tuba baragwa, no mu ijuru tuba baragwa. Cyubahiro ni cyawe Data, ndagushimiye Mwami Yesu. Hano hari abanditse mu makayi, hari abanditse mu mitima yabo. Yego, hari abantu bagiye bakongorera, hari abarose, hari aberetswe, hari ababwiwe. Marika wigisha ijambo, marika uzi gutandukanya igihe turimo n'igihe kizaza. Aho umugisha bene mama, bene Data. Haleluya. Mwene da, nkwifurije kuniha kwawe, gutaka kwawe, gusenga kwawe kumvwe na Data wadutumye akaduhamagara akadutoranya. Kandi ntucike intege. Imvura iri kugwa mwihangana, ariko imvura ntitubuza kuvuga ubutumwa. Oya, ijoro ryaza amanywa yaza, ntabwo bitubuza kuvuga ubutumwa. Ni ngombwa ko ubutumwa buvugwa i Samariya, i Yudaya, ku mpera y'isi. Aho uherereye umva ubu butumwa bwiza, umva buno butumwa bwiza n'ubwawe n'ubwacu. Iyeshezererererebo, maboko yacu yiteguye kwakira, intambwe zacu ziteguye kubaha no kumvira Uwiteka. Kandi hasi hejuru tutayimba hozana, Mungu asifiwe. Rero shuti bavandimwe, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye bw'umubane natwe ku Mbabazi TV gatatu. Umwigisha n'umwigishwa tuzurizwa imbere ya Data none n'iteka ryose. Amen.